Yes, mbaye ikaze inshuti bakunze mukunda kuba nanjye mu nkuru n'ibiganiro bya EDL TV. Ni everyday's life cyangwa se day to day life. Nizere ko ahantu muri hose mwese mukomeje kumererwa neza muri rusange. Ni wa muhungu wanyu rero Obi Films nk'ibisanzwe mukunda kubana uko bwije no kubukeye. So uyu munsi rero ni itariki 11 z'ukwezi kwa mbere 2026. So kuri uyu munsi rero ikintu cyari kinzanye kubabwira, murabizi ko umunsi washize cyangwa se kuwa gatandatu hari gahunda y'uko Speed agomba kuba atanga show mu Rwanda, dore ko ari umuntu wari witezweho nyine kuba yarushaho kugaragaza ishusho nziza mu Rwanda cyangwa se n'amahanga akabasha kubona byiza byinshi abantu benshi batarabasha kumenya, dore ko rero ari umusore ukiri muto cyane w'imyaka 20 uza kuba cyangwa se waje kuba asura cyangwa se yitabira kugera mu bihugu by'Afurika bigiye bitandukanye, aho nyine yari afite gahunda no gusura u Rwanda. Rero ni umuhungu ugenda wishimirwa cyane, dore ko ari n'umwirabura ariko akaba avuka muri Amerika. So rero bimwe mu byaranze umunsi we, yaje kuba asura ingagi mu Kinigi, ariko ntibyaza kumukundira ko akora live stream. Rero akomereza muri Kigali, aho yaje kuba amanuka mu mihanda ya Kigali yose arayitembera, agenda anezererwa cyane, dore ko yaje kuba atangaza ko yaje kuba anagura inzu mu Rwanda kandi yiteguye kuzagaruka akahamara icyumweru cyose yishimira cyangwa se anezererwa cyane no gucengerwa n'ubwiza bw'u Rwanda muri rusange. Yaje kuba rero aza ku mukino wagombaga guhuza Indahangarwa na Rayon Sport, ariho yinjiriye nyine muri half time, aza kuri moto ya Spiro cyangwa se za moto abantu benshi bari bishyizemo ko zigenda ziteza ikibazo. Ikigaragara cyo uriya mugabo cyangwa se uriya muhinde ari mu kazi, kuko n'ubu nanjye nubwo atanyishyuye ndi kumugarukaho mwamamariza. Yaje kuba rero agaragaza ko ari mu kazi cyane, aho n'umuhanzi Cynthia w'umunyajamaica yaje kuba aza muri rehearsals cyangwa se ubwo yakoraga igitaramo mu Rwanda, yaje kuri moto ya Spiro, ndetse rero na Speed nawe yaje kuri moto za Spiro, aho nyine ari timu ye yose yari aherekejwe na moto zirenga 5, aho yinjiye muri stade ahagaze atwawe nyine kuri iyo moto arazenguruka. Ikirushijeho rero cyaje kuba gitangaza abantu muri rusange nuko yaje kuba ahabwa mikrofone akavuga rya jambo rya Cristiano Ronaldo bamuziho nyine akunda kuvuga muri rusange, ndetse aza no kuba atera iby'inyuma byinshi. Yaje kuba ahava rero yerekeza muri BK Arena, aho rero yaje kuba ahurira n'abakunzi be benshi ndetse no kuri Rafiki. Ariko kimwe mu bitangaje se cyangwa byatumye aryoherwa n'u Rwanda muri rusange nuko mu masaha 3 yaramaje kunguka ibihumbi 90 by'abasubscribers bashyashya, aho ari bwo bwa mbere bimubayeho kuba yakora akagera kuri uwo mubare w'abantu biyongera ku bari basanzwe bamukurikira, dore ko rero akurikirwa n'ibihumbi cyangwa se na miliyoni 47, hafi 48 z'abasubscribers kuri YouTube ndetse no ku zindi platforms. Ari muri miliyoni 50 ndetse n'utundi duce tuba turenga muri rusange. Rero yaje kuba yishimirwa, dore ko ku kiganiro cyangwa se kuri live stream yaje kuba akora amaje kugira miliyoni 4,400 by'abantu barebye iyo live stream ku isi hose, ari i Kigali. Dore ko rero ari live stream yaje kuba iba iya mbere muzo amaje gukorera muri Afurika, imaje kugira abantu benshi. N'ubu rero iracyakora uduhigo, kuko umunsi nturashe, ariko iyo video cyangwa se iyo live stream yakoze mu Rwanda imaje kugira miliyoni 4 n'igice cyangwa se n'ibihumbi 400, aho bishya bishyira miliyoni 5
mu gihe kitaragera ku munsi, aho nyine ari amasaha 18 amaje gushira. Uribaza rero umunsi urashira ageze miliyoni zingahe, dore ko ahandi hose yagiye anyura yaje kuba agera ku mubare utageze muri miliyoni enye, aho rero kuri ubu ngubu amaje kuba ahitinga umubare uri hejuru w'ahandi hose yagiye anyura muri rusange. Ngayo nguko rero nibyo byaranze umunsi wa Speed mu Rwanda, cyangwa se wa Aisha Speed mu Rwanda, dore ko ari umukunzi wa Cristiano ndetse na football muri rusange. So mukomeze mubane natwe, ni EDL TV Obi Films nk'ibisanzwe, dukomeze tubane muri episode by episode, cyangwa se mu biganiro byinshi bigenda bitambuka muri rusange.